nimugire roho mutagatifu n'ingabire ze zose bavandimwe. Kuri uyu munsi udasanzwe, Nyagasani yongeye kuduha akanya ko gusabana nawe muri iri yobera ry'ingabire ya Noheli. Noheli tuzirikana ko bamwe bayizihije batashoboye no kujya mu rusengero gutarama ngo babyine bacinye akadiho, abantu badashoboye kujya mu miryango ngo bahure basabane, abantu badashoboye guhura ngo basangire n'inshuti bajye mu kabari. Ya Noheli wacu abantu bamwe bibukaga ko ari wo munsi wo kurya akadahingwa, n'utaguraga ikiro cy'inyama akagishakashaka. Noheli twibukaga ko ariho umuntu ashaka kenda gashya akaba ariho azagasohora. Noheli twibukaga ko yabaga igihe cy'amasakaramentu, abantu bagakora ibirori bagasabana, kikaba igihe cy'ubukwe, abantu benshi bari barapanze amakwe. Uyu munsi turi kumwe na Petero mu ibaruwa ye ya mbere umutwe wa 3 umurongo wa 10 kugeza kwa 11, ariko reka mpere ku murongo wa 8. Ahasigaye nimutekereze ibihuje, mugirirane impuhwe, mukundane urwa kivandimwe, mube abanyambabazi kandi mwicishe bugufi. Ntimukiture undi nabi yabagiriye, cyangwa ngo namwe cyangwa ngo nabatuka mumusubize, ahubwo mwifurizanye umugisha, kuko ari cyo mwahamagariwe kugira ngo muzahabwe umugisha w'umurage. Kuko rero ushaka gukunda ubuzima no kubona iminsi mihire agomba kurinda ururimi rwe kuvuga ikibi, n'umunwa we ntuvuge amagambo y'ibinyoma. Nazibukira ikibi akora icyiza, nashakashaka amahoro ayaharanire, kuko Nyagasani ahoza amaso ku bantu b'intungane, agatega amatwi amasengesho yabo, ariko akima uruhanga rwe abakora ikibi. Iyi Noheli tuyizihije turi mu masengesho yo kwigomwa. Nibyo koko Noheli ni umunsi mukuru. Yezu Kristu, Imana umukiza n'umucunguzi, yigize umuntu, kandi twakwishimiye twese gusangira nawe no gusangira n'abandi iyo nkuru nziza. Abashumba bahishuriwe na marayika kujya kuramya, baragenda, nta kindi bari bafite cyo gutanga. Bagiye uko bari, bajyanye umutima, ariko batahanye ibyishimo, ndetse bagenda bafatanya n'abamarayika kuririmba ngo Imana nisingizwe mu ijuru, no munsi abikunda bahorana amahoro. Inkuru nziza batahanye yari iri ku mutima wabo, si mu byo bambaye, si mu byo bariye, si mu byo bahawe, kuko amasengesho yacu kenshi agamije gusaba. Uyu munsi wa none w'iyi Noheli, Imana idusabye kwizihiza mu bihe bidasanzwe. Nitwongere tuzirikane ko Imana iha buri muntu wese umumarayika imutumaho ngo amuyobore kwiyobera ryo kwigira umuntu kwa jambo. Twese hamwe bavandimwe, twibuke ko ibi bihe by'uyu mwaka bidasanzwe. Ari abahanga, ari abasesenguzi, ari ibihangange, ari abanyabwenge,
ari abaciye bugufi, ari abategetsi, ari abaturage, nta n'umwe udafite ubwoba n'impungenge, kuko hari ibihe bidutungura ku buryo bunyuranye. Twabibaho dute mu ngabire y'Imana? Petero mutagatifu ati iki gihe nikibatere kugirirana impuhwe, mukundane urwa kivandimwe. Uyu munsi mukuru ukwigomwa kwawe gushobora kuba uguharira ifunguro, cyangwa se ukajya gusangiza udafite icyo afungura. Ukwigomwa mu myambaro y'iminsi mikuru, ukibuka umukene utakigira icyo yambara. Uguha umuntu icyo ubona ko akeneye atagombye kubigusaba. Muzirikana abantu benshi bari ku nzira basabiriza, muzirikana abantu bari mu magorwa n'ingorane zinyuranye, bashakisha babaza Imana bati watwiyeretse, watugendereye. Birashoboka ko Imana yakugira umumarayika wa Noheli uyu munsi. Ukwigomwa kwawe, isengesho ryawe rigahinduka igisubizo cy'umuvandimwe. Ba igisubizo mu buryo ushoboye. Ushobora gutera undi inkunga wicishije bugufi. Ikindi gikomeye cyane, ibi bihe bidutera kenshi kugwa mu byaha binyuranye, ndetse bikaduteranya n'abantu banyuranye. Hari ubutekamutwe bw'uburyo bunyuranye, hari amayeri y'ubwoko bunyuranye, hari ibibazo ku buryo bwinshi. Nyamara ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntimukiture undi nabi yabagiriye, cyangwa ngo nabatuka mumusubize, ahubwo mwifurizanye umugisha. Ngiyo inkuru nziza y'uyu munsi, kwifurizanya umugisha. Maze uyu munsi wa none wibuke ko wahamagariye guhabwa umugisha h'umurage. Iyi Noheli bayirwaye, iyi Noheli gusanze mu kigeragezo cy'ubukene, ubushomeri, ubuzima butakuryoheye uko wabyifuzaga, impungenge, ihagarika mutima. Ariko Nyagasani arakubwira ngo ahoza amaso ye ku bantu b'intungane, agatega amatwi amasengesho yabo, akima uruhanga rw'abakora ikibi. Birashoboka ko iki gihe cyajyaga kiberamo ibyaha byinshi binyuranye, Imana yongera kudugarura mu mutima, ahubwo ikaduha kwihana. Reka mbaho ubu buhamya bw'umuvandimwe mu gihe yibazaga mu bihe nk'ibi mu guhura na Yezu, asubiza amaso inyuma, aza gusanga yari ariho mu buzima bw'ikinyoma. Yari yakoreraga ONG, mbere y'uko ONG yari akoreraga ifunga. Baza we n'umukoresha we bari mu bayikuriye, baravuga bati aya mafaranga asigaye aho kugira ngo tuyasubize, reka tuyagabane, duhimbe uburyo tuvuga ko yakoreshejwe. Yarabikoze, amafaranga bayibikaho barayagabana. Ariko mu gihe yinjiye mu isengesho ry'umutima, Roho Mutagatifu amuha urumuri, arangije yiyemeza ubwe gutandukana n'icyaha. Ya mafaranga yari yaratwaye, nubwo uwo mushinga wari wararangiye, yiyemeza kuyajyana mu rugo rw'imfubyi zitagira kivurira, ayakura kuri konte ye, kandi nta kandi kazi yari afite. Imana iyo ikugendereye urimenya.
imana iyo wakiriye agakiza kayo urabohoka. Yesu uyu munsi arongera kuguha uburyo ubaho ibihe urimo mu ngabire y'Imana. Nyagasani rero aduhe twese umugisha, abarimo basenga basabira iyi si, muzamure ibiganza byanyu bigume hejuru kugeza igihe Imana izadusubiriza igasubiranya imiryango, amahoro akagaruka, umutekano, ubuzima n'ubusabane bikongera kwerekana Imana igihe tuzaba twese tuvuga tuti Nyagasani yasuye umuryango we arawukiza. Reka ndangirize kuri iyi nkuru y'imbeba ngo zabaga mu nzu. Igihe kimwe inzu y'ibyatsi zabagamo itangira gushyuha, zikajya zumva umuriro urazamuka ukazegera. Ya mbeba imwe ikabwira indi iti nyamara iri cyangwa se ryeru, ibi bimenyetso biratuburira, reka dukize ubuzima bwacu. Indi mbeba ikayibwira iti niko byahoze, buriya biraterwa n'inkwi bacanye. Indi yongera irayibwira iti nyabuneka. Indi ikayibwira iti ariko muri iyi nzu ubwo tuhabonera ibyo turya, ufite kibazo ki? Indi iza kuvuga iti reka mpitemo kwiyicisha inzara njye ku gasozi, iyo mbeho mpure nayo ariko ndokora ubugingo bwanjye. Nguko uko byagenze. Ya yindi iti ngaho genda, njye sinakwitesha ibihe ndimo, sinjye njyenyine, mbona hari n'imiserebanya, mbona hari n'inshishi. No, ya mbeba yindi iragenda, imaze kurenga aho ngaho ya nzira nshya, ya yindi nshya ivuga iti iyo mbimenya muvandimwe ntuzaregrete igihe cyarenze. Imana yaduhaye igihe cyo kwisubiraho. Koresha igihe urimo witagatifuza kandi ukiranuka ku Mana. Imana iguha umugisha. Ndabifuriza Noheli nziza, mwigomwa kandi muharanira kwitagatifuza no kugororokera Imana. Namwe ab'inginzi mugumishe amaboko yanyu hejuru, umutima wanyu ukomeze utakambe, kandi twiringira ko uwo tubwira atwumva. Imana ibahe umugisha.